waratuguze uyu munsi turabawe. Uyu mugoroba mwami tugarutse gushaka mu maso hawe. Uyu mugoroba mwami tugarutse kubwira ibyuzuye imitima yacu. Uyu mugoroba mwami tugarutse kumva icyo tubwira n'icyo dushakaho hagati muri urugendo. Tugarutse kubwira ko tugukeneye, tugarutse kubwira ko ari wowe Mana yacu, tugarutse kubwira ko ari wenyine twishingikirizaho, tugarutse kubwira ko ibyiringiro byacu byose twabisutse muri wowe, tugarutse kubwira ko ari wowe gitare twishingikirizaho ubuzima bwacu bugakunda bugakomera. Tugarutse kugushaka mwami w'abana. Nyemera wumve gusenga kose kuri mundiba y'umutima wawe umugoroba nk'uyu nguyu ku bana bawe mwami. Nyemera wumve gusenga kose, nyemera wumve gutaka kose, nyemera wumve buri jwi mwami ari iryumvikana ari rivuga bucece. Nyemera wumve mwami umuriho w'umutima, nyemera wumve mwami buri geste yose, buri gikorwa cyose dukoreye imbere yawe mwami w'abana. Tuje kubwira ko tugushaka, tuje kubwira ko tukunyotewe, tuje kubwira ko tutabibasha. Udakomesha amaboko yacu, udakomesha amaguru yacu, utadushyigikiye mwami w'abana. Tuje kubwira ngo ibyiringiro byacu byose biri muri wowe. Niwe muvugizi wacu, niwe murengezi wacu, niwe bwugamo bwacu, niwe bwihisho bwacu, niwe Mana yacu utubereye byose. Ongera utwireke mwami w'abami, ongera uvugane natwe, ongera udukoreho, ongera usuke imbaraga zawe ahari intege nke zacu, ongera usuke imbaraga zawe mu bugingo bwacu, ongera usuke imbaraga zawe mwami muri iri bumba risanzwe rikoze mu mukungugu. Ongera usuke mu imbaraga zawe mwami w'abami. Turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire. Turagukeneye mwami, turakunyotewe. Ngwino tumare inyota, ngwino duhaze, ngwino ukore ku maso yacu kugira ngo turebe, ngwino ukore ku matwi yacu mwami kugira ngo tubashe kumva ijwi ryawe. Ngwino tubwire ibyo dushakaho, ngwino tubwire ibyo twifuzaho. Reka ntagire umwana wawe n'umwe usohoka nk'uko yaje. Reka imbaraga zawe mwami zisuke mu bugingo bwe. Reka gukora kwawe akumve, akubone mu bugingo bwe mwami w'abami. Turavuze ngo rushyirwe hejuru kuko witwa Imana ishobora byose, nta kikunanira. Iyo uvuze bihinduka itegeko, iyo uvuze ibintu biraba, iyo uvuze ibitariho mwami biragaragazwa, iyo uvuze ibintu biraremeka. Mu busa ukuramo ibifatika. Turakwemereye mwami w'abami, turakwihaye muri uyu mwanya wose tujye kumara imbere yawe kugira ngo tugenze uko ushaka. Wohereze ijambo ryawe ngo rikadukiza, rikatubuza kwinjira mu mva zacu. Reka ijambo ryawe rikize buri rugingo rwose, rikize buri gace kose kagize ubuzima bwacu mwami. Ntagira ahantu na hamwe hasigara hadakozweho nawe. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, urabikwiriye. Icyubahiro cyose ni icyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mwiriwe neza. Amen. Mwiriwe n'amahoro. Haleluya. Imana ibaha umugisha kubwo kugorobereza mu nzu y'Imana. Ni ubuntu. Haleluya. N'amahirwe tuba tugiriwe n'Imana. Turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana y'abanyantege nke. Haleluya. Ni Imana y'abanyantege nkeya kuko ari Imana yuzuye imbaraga. Mu ntege nke zacu gisukamo imbaraga zayo. Haleluya. Umunyantege nkeya niwe ushaka Imana, akamenya ko hari ibyo adashoboye, akamenya ko ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga. Iyo umuntu yiyumvise ko ashobora byose, iyo umuntu yiyumvise ko ari umunyembaraga, hari ibintu byinshi bimucika. Haleluya. Imana yigira ku ruhande ikatureka tukagerageza mu mbaraga zacu. Ijambo ry'Imana riri mu Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 3
Aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 3. Ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana haravuga ngo hahirwa abafite imitima ikeneye Imana kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Hahirwa abafite imitima ikeneye Imana kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ni ukuvuga ngo abafite imitima ikeneye Imana nibo bonyine bashobora kubona Imana. Haleluya. Abantu rero barahiriwe kuko Imana barayibona. Ariko iyo umuntu adakennye mu mutima we, umuntu yibwiye ko adakeneye Imana mu mutima we, biragoye ko Imana yamwiyereka. Amen. Aba bantu rero ni abanyantege nke mu mitima yabo kuko bazi ko bakeneye Imana. Haleluya. Bazi ko bashobozwa byose na Kristo ubaha imbaraga. Bazi ko urugendo bafite ari rurerure, bazi ko amayereko bafite ari magari cyane batayabasha ku bwabo bonyine, bigatuma bamenya neza ko bakeneye Imana. Haleluya. Nta bintu na bimwe Imana iduhamagarira dushoboye ku bwacu, buri giduhamagarira ibintu binini kugira ngo mu rugendo hagati tuzamenye neza ko tuyikeneye. Dukeneye kuyigisha inama, dukeneye kwitwongeramo imbaraga, dukeneye kwitwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Haleluya. Aba bantu rero nubwo ari abanyantege nkeya mu mitima yabo, ariko ni abanyambaraga mu mitwe yabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bazi ko hari ibintu bashoboye, ariko ntibibabuza mu mitima yabo gukenera Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagira ngo wumve iryo tandukaniro. Ni abanyantege nkeya mu mitima yabo, bazi neza ko bakeneye Imana. Bari muri aba bantu bahiriwe bari muri Matayo 5 umurongo wa 3. Mu mitima yabo bakeneye Imana. Mu bwenge bwabo, mu bushobozi, mu mpano Imana yabahaye, nabyo barabizi ko Imana yabibahaye. Haleluya. Ariko sibyo bashingiraho imbaraga zabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka dusome mu Bami ba kabiri ibice 5. Hari inkuru y'umugabo wari ukomeye witwa Namani. Dore ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 14. Niba twahageze dusome Abami ba kabiri ibice 5. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5 dore ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 14. Haravuga ngo nuko Namani araza azana n'amafarashi. Muribuka hejuru inkuru ya wa mukobwa muto bari baratwaye nk'umunyagano wageze mu rugo rw'uyu mujenerali cyangwa se rw'uyu mugaba w'ingabo muri Siriya. Yagerayo akaza kubona hari ibibembe bya shebuja, akabwira nyirabuja ati wacu muri Israel hari Imana, hari umuhanuzi. Databuja agiyeyo yakira ibibembe bye. Hanyuma umwami w'i Siriya akandika urwandiko yandikiye umwami wo muri Israel, akavuga ngo nkoherereje umukuru w'ingabo wanjye umukize ibyo bibembe. Umwami agataka cyane akavuga ati se uyu suku nyiyenzaho azi ko ngiye mfite imbaraga zo gukiza. Haleluya. Ariko umukozi w'Imana yakumva ayo makuru yuko umwami we yashwanyaguje imyenda yibaza ngo si bimukiza ndabikura hehe, akambwira ati ndi mumunyoherereze. Arataha amenye ko muri Israel harimo umuhanuzi. Haleluya. Reka dusome rero iyo nkuru kuva ku murongo wa 9. Ngo nuko Namani araza, ubagiye kureba Elisa. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko waruri, nawe uzaba uhumanutse. Ku murongo wa 11, Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembaremze n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasko, Abana na Pafa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Murongo wa 13, abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yaramutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto arahumanuka. Amen. Haleluya. Uyu mujenerali aseruka kwa Elisa
yaserutse nk'umunyambaraga kandi koko yari umunyambaraga. Haleluya. Biragaragara ko yari afite icyubahiro cyinshi, ntabwo yaje wenyine, yaje n'amagare, yaje n'ingabo, yaje n'abaeskoti, yaje n'ibyiza byose Imana yamuhaye. Haleluya. Araza yibwira ko kubera n'icyubahiro cye n'uburyo akomeye ibyo ari byose Elisa ari bunamwubahe, akanasohoka akaza bakanaganira, akamushyiraho intoki wa mugani we nk'uko yavuze, hanyuma akamukiza ibyo bibembe kuko yari yaje yizeye ko ari bukiri. Ariko aseruka mu mbaraga nyinshi. Haleluya. Aseruka adatakaza na kamwe mu cyubahiro Imana yamuhaye. Ndetse Elisa amaze kumutuma aramubwira ngo genda wiyuhagire, muziko yamwoherejeho ijambo avuga ngo genda wiyuhagire muri Yorodani 7, wibi n'inshuro 7 uravamo ukize. Ngo ibyo bintu arabisuzugura, yumva nta gisubizo kirimo. Ndetse aravuga ngo hari izindi nzuzi nziza iwacu i Damasiko ndashobora kwiyuhagiramo ngakira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo asubira yarakaye, asubira nayo n'ibibembe bye, asubira nayo n'imbaraga ze, asubira nayo n'icyubahiro cye. Haleluya. Hanyuma abaeskoti bajyanye nawe, amen, haleluya, ariko yari afite abasirikare beza, baramubwira ngo databuja ahari aho yaba yagusabye ikintu gikomeye, iyo ahari yaba yagusabye gutanga igitambo gikomeye, iyo yaba yagusabye gutanga amafaranga menshi, uwo wabyemeye. Kandi kenshi nuko nguko tumera. Haleluya. Ngo none ko agusabye ikintu cyoroheje, wabigerageje nabyo ukareba ko biri bukore. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma uyu mujenerali aremera, aragenda yibira muri Yorodani inshuro 7. Inshuro 7 urabyumva, kumanuka arimo kazamuka kugeza ku nshuro ya 7. Bibiri avuga ngo arangije azamuka akize neza, afite umubiri umeze nk'uruhinja rutoya. Haleluya. Nuvuga ngo uyu mujenerali, amen, nigumisheho cyangwa nyihorere, uyu mujenerali yemeye kuba umunyantege. Haleluya. Mwihangane. Reka dukomeze. Uyu mukuru w'ingabo, uyu mugabo Namani, hari inzira yatekerezagamo ko ibintu byakorwamo mu mbaraga ze, mu cyubahiro cye n'ubushobozi bwe. Haleluya. Ya mana y'abanyantege nkeya mvuga, haleluya, bituma inyurana na Namani, ariko yemeye guca bugufi, yemeye gusa nk'uhindutse umunyantege nkeya ho gatoya, abona Imana iri muri Isiraheli. Haleluya. Imana tuyisenga kubera ko dufite intege nkeya. Buriya nta munyambaraga ugira ibihe byo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Kuko washoboye byose, wabashije gukora byose. Igihe cyose twimvamo imbaraga, tuba dufite programu nyinshi na za gahunda nyinshi. Tubikora kuko tubishoboye mu mbaraga zacu, mu bushobozi bwacu, mu mafaranga yacu. Ariko ibintu afasha akanya gato ko gushyira amavi ye hasi. Haleluya. Nuko bazi neza ko ari ibintu atashobora, akeneye Imana kwimutabara. Haleluya. Ni Imana rero igitabara abanyantege nkeya. Ni Imana y'abanyantege nkeya. Kubera ko abanyantege nkeya niyo bayizamurira amaboko, nibo bayipfukamira. Haleluya. Nibo bayishaka. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu tugire neza. Yemera izi nzira zisa nk'izisuzuguritse, agiriwemo inama n'uyu muhanuzi. Amen. Arangije abona gukira kwe. Haleluya. Ese ari umunyantege nkeya uri ahangaha ariko wiringiye Imana? Ese ari umunyantege nkeya uri muzamurira Imana amaboko? Ese ari umunyantege nkeya uri mutakira Imana? Haleluya. Kugira ngo yinjire muri icyo kibazo cye maze isuke mu imbaraga zayo. Imana yacu tugire neza. Ntabwo Imana ikeneye imbaraga zanjye, ariko ikeneye konza nkaza nk'uko ndi. Ikeneye kuza ukaza nk'ukuri, igasuka mu imbaraga zayo. Haleluya. Ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7. Iyo tubisoma twumva ari nk'ibintu byoroheje, ariko tekereza umuntu w'icyubahiro cyinshi, tekereza umuntu ufite abantu bamuherekeje, tekereza umuntu wari wapfubitse bya bibembe bye, none ugiye kubigaragaza, none ugiye kumanuka abantu bose bareba. Haleluya. None ugiye gusiga icyo cyubahiro cyose, ntabwo Imana yari kubura kumutabara. Haleluya. Najya mu iminsi yawe yo gusenga idapfuye ubusa, iminsi yawe yo gutakira Imana no kwizamura amaboko ntabwo ipfuye ubusa. Gupfukama hasi ni position y'intege nkeya, ni position y'igisuzuguriro. Haleluya. Ariko ni position Imana idutabariramo, ni position tubwira
Imana ngo Mana ntabwo nshoboye. Ni position tubwira Imana ngo Mana urugendo ni rurerure, bw'ibyo wamamariye gukora birakomeye. Ni position tubwira Imana ngo Mana ndagukeneye. Haleluya. Imana ikururuka ikatugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Hahirwa abafite imitima keneye Imana, kuko Imana izabiyereka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Iyo umuntu ahagaze imbere y'Imana umunyembaraga aratsindwa. Tubona urugamba rwa Goliyati na Dawidi. Ntabwo Goliyati yari umunyantege nkeya. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye Bibiliya tuvuga ngo yari umugabo w'intwari, yari umugabo watojwe kurwana kuva mu butoya bwe. Igihe Sawuli yagiriye Dawidi inama, yarambwiye Dawidi uri bubishobora ibyo bintu, ugiye kurwana n'umugabo watojwe intambara kuva mu bwana bwe, ugiye kurwana n'umugabo wamenyereye urugamba. Ntabwo rero Goliyati yari umunyantege nkeya. Yesu ashimwe cyane. Yari umugabo w'imbaraga, yari umugabo ufite intwaro wabitoje, yari umugabo ufite intwaro bamutwaje n'izindi yitwaje, yari umugabo waje gutinyuka guhangara Isiraheli yose n'abasirikare bayo bose. Haleluya. Yari umuntu witoje, ariko iyo umuntu yitoje agahagarara mu mbaraga ze agwa nka Goliyati. Icyari itandukaniro ryari hagati ya Goliyati na Dawidi nuko umwe yiyumvaga ko adashoboye ari bishobozwe n'Imana. Haleluya. Undi nawe yaje mu mbaraga ze, bwoko bw'Imana. Yego hari imbaraga ufite, hari ubushobozi ufite. Haleluya. Ariko ukeneye imbaraga z'Imana. Iyo umuntu akeneye imbaraga z'Imana rero ashaka mu maso hayo, amenya ko atabishobora wenyine. Agira iminsi yo kwizamurira amaboko, agira iminsi yo gupfukama, agashyira icyubahiro ye cyasi. Haleluya. Agatabaza ijuru. Icyatumye Goliyati atsindwa suko yari umunyantege nkeya, nuko yari iringiriye imbaraga ze. Dawidi amuteye yaramubwiye ngo ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Ariko Goliyati yaserutse mu mbaraga ze. Haleluya. Aramubwira ngo uyu munsi ndakubagira ibisiga. Yari yiringiye. Ndagira ngo ntugwe mu mutego wo kwiyiringira. Impano ni nziza, ubwenge ni bwiza, ubushobozi ni bwiza, ariko dukeneye Imana. Haleluya. Iyo twagize programu na za gahunda ntitujyuzemo mu rugendo hagati ngo dupfukame dutabaza Imana, tugera igihe hagati tukananirwa ngo Goliyati yananiwe. Imana yacu dutabare. Abantu bose Imana yakoranye nabo yabanze kubavuganaguraho gatoya. Reka ture mu byakozwe n'intumwa ibice 9. Hari inkuru ya Sawuli. Sawuli yahamagawe ari umuhanga, ari umuntu wigishijwe. Ibice 9. Haleluya. Kaduhere hejuru gatoya ku murongo wa 3. Ngo kigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwo urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Ku murongo wa 8, Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba. Baramurandata bamujyana i Damasiko, amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Haleluya. Uyu Sawuli Bibiliya tuvuga ngo yari yarigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Nukuvuga ngo yari yarigishijwe amashuri agezweho muri icyo gihe, niba ariko navuga yarazi amategeko y'Imana yose, kandi yarafite ishyaka ryinshi akura mu mategeko, yakoreraga Imana n'umwete we wose. Nahanga yaragiye gufata ababizera izina rya Kristo, yararimo gukorera Imana. Haleluya. Yarazi ko ari abantu bayobye, yarazi ko ari abantu barimo bakora ibintu binyuranye n'iby'Imana ishaka. Ahaguruka mu mbaraga ze, mu bwenge bwe n'ubushobozi bwe, maze ahura n'umwami w'abami. Haleluya. Icyatumye ahumishwaho gatoya ni ukugira ngo Sawuli nahaguruka, kugira ngo Paulo nahaguruka atazahaguruka muri za mbaraga za kera. Yesu ashimwe cyane. Imana igikorana n'abanyantege nkeya ikabasuka mu imbaraga zayo. Sawuli yari umunyembaraga, yari umunyabwenge, ariko ubwenge bwe bukubitwa hasi. Yaje yigenza, yaje ari ku mafarasi, yaje afite inzandiko zo gufatisha abera benshi, ariko ageze hagati ahura n'umwami w'abami. Umucyo kimukubita yaravuze ngo urinde mwami. Nuvuga ngo za mbaraga ze na cya cyubahiro byose bikubise hasi. Haleluya. Ahinduka igikoresho kizima, noneho Imana yishimira. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe ku mpano yaduhaye, Imana ishimwe ku byo dukoresheje, ariko ni ngombwa ko duca muri iki gihe cyo kutareba imbere kugira ngo tumenye ko dukeneye Imana. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ngo amara iminsi 3 atarya atanywa kandi atareba, kugeza igihe Imana yohereje Ananiya akamusengera, Sawuli agakira. Ntacyo bitwaye
haleluya. Gushaka mu maso y'Imana ntacyo bitwaye, gutindana n'Imana byereka Imana ko uyikeneye cyane. Uyu munsi turimo turaterwa no kwikorera ibyo dushoboye. Imana itanga ubushobozi mu bantu bose. Imana yatanze ubwenge, kandi ubwenge buzarushaho kugwira, niko biri natubwira ngo mu gihe cya nyuma. Ariko kandi ntuzibagirwe n'umunsi wa rimwe kukeneye Imana muri buri kintu cyose. Imana yacu tugirire neza. Iyo tubonye umukozi w'Imana Petero, Yesu yari yaramuhamagaye mu bigishwa be, haleluya. Yari mugabo bagabo batoranyijwe, yari mu bantu bari bugufi bwa Yesu cyane, ariko akiringiye imbaraga ze. Igihe kimwe Yesu yamubwiye iby'urupfu rwe. Yesu ashimwe cyane. Mu mbaraga ze Petero aravuga ngo ntabwo ndi bukwihakane, ngo ndetse niba no mu rupfu turagera nayo. Oh haleluya. Mu minsi idatinze gusa, mu mwanya udatinze gusa, wa Petero wari wiringiye imbaraga ze, wa Petero wumvaga mu bigishwa bose ari uzagerana na Yesu mu rupfu, wa Petero wumvaga atananirwa, wa Petero wumvaga utabivamo, umunsi umwe abivamo, yihakana Yesu. Uwo yari Petero ugihagaze mu mbaraga ze. Petero amaze kumenya ko akeneye imbaraga z'Imana ku munsi wa Pentekote, haleluya, ntabwo yaserutse nka Petero. Yaravuze ngo ibimureba ntabwo bikozwe nanjye Petero, bikozwe na wa Yesu mwabambe, bikozwe na wa Yesu mwishe, haleluya. Yaramaze gusobanukirwa imbaraga z'Imana noneho ko arizo zimushoboza zose. Nicyo cyatumye Petero agenda noneho akarinda agera no mu rupfu. Mu mbaraga ze yabwiye Yesu ngo no mu rupfu turagera nayo, ariko mu kanya gatoya ahita amwihakana. Yesu ashimwe cyane. Ariko amaze kumenya ko hari imbaraga z'Imana, amaze kumenya ko akeneye Yesu, ntabwo yaserutse noneho nka Petero. Ntabwo yaserutse nka wa mugabo ufite experience yo kugendana na Yesu imyaka irenga 3. Ntabwo yaserutse nka wa mugabo wagiranye na Yesu amabanga menshi, yamenye neza ko ari imbaraga z'Imana ziri mu mushobozi, haleluya. Arasora avuga ngo wa Yesu mwishe ni ukoze ibi ngibi, kuko byari byarakozwe, byaravuzwe n'umuhanuzi Yoweri. Reka duhese icyubahiro, haleluya. Abamutegera amaboko, abamuhanga amaso, ntabwo bananirwa mu rugendo. Ariko umuntu yiringiye imbaraga ze agera igihe akamwihakana nk'uko Petero yamwihakanye, kandi yari umuntu umwe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Petero yari arimo babiri. Niko tumera muri urugendo rwacu. Imana yacu tugirire neza. Igihe Yakobo yaravuye kwa Labani, yaje afite amatungo menshi, aza afite abagore n'abana, aza afite ibintu bifatika yari yarakoreye. Ariko ageze imbere yarazi neza ko agiye guhura na mwene se ku cyambu cya Yaboki, ngo yohereza amatungo, yohereza abagore n'abana, asigarayo wenyine, haleluya. Ntekereza ko yaragiye gusenga Imana, avuga ati Imana ko ugiye guhura na mwene data, yego mfite amatungo, yego mfite abana, yego mfite abagore, ariko nkeneye izindi mbaraga, haleluya. Asigaye wenyine, ashyize amavi hasi, muri ya position y'abanyantege nke, muri ya position y'abantu badashoboye. Imana iramusanga, haleluya. Marayika w'Uwiteka ngo araza barakirana ijoro ryose, agenda acumbagira, ariko agenda yuzuye imbaraga z'Imana. Imana yagombaga kumuvunagura kugira ngo azabe icyo Imana yifuza kwabacyo. Gusenga ntabwo ari ubuswa, kuyoboza Imana inzira ntabwo ari ubuswa, haleluya. Gutinda wikingiranye ufite ibindi bintu wakora ntabwo ari ubuswa. No kubwira Imana ngo Mana ndagukeneye muri urugendo, no kubwira Imana ngo Mana ntabwo nakwishoboza, no kubwira Imana ngo Mana ndagushimira ibyo wampaye, ndagushimira n'ibyo wakoze, ndagushimira n'ibyo wankoresheje, ariko urugendo ni rurerure, haleluya. Umurimo ni mugari, ngwino wivange nanjye kugira ngo tubashe kubikora neza. Ni Imana y'abanyantege nkeya. Nta muntu Yesu akorera igitangaza atamweretse ko amukeneye kandi cyane. Abantu bose Yesu yakijije, bamwe baratatse baravuga ngo dukize mwene Dawidi, abandi baraseseye mu bantu bamukora, abandi birengagije icyubahiro n'ibindi bintu byose bari bafite nka Zakayo, bajya kumushaka, haleluya. Basa nk'abanyantege nkeya, ariko umwanya muto Imana ibuzuzamwo imbaraga. Ni Imana y'abanyantege nkeya, haleluya. Ni Imana itajya idusiga. Paulo yaravuze mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto ibice 12, umurongo wa 9 n'uwa 10. Reka duhere ku 8 kugira ngo tumve neza. Ngo kuri icyo kintu n'inginzi umwami wacu gatatu ngo kimvemo icyagishakwe, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura.
nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Haleluya. Aya magambo arandikwa n'intumwa yakoze imirimo itangaje, arandika n'intumwa yanditse izi nzandiko zose dufite ziduhishurira byinshi mu bwami bw'Imana. Haleluya. Arandika n'intumwa itangaza amahanga menshi, arandikwa n'intumwa yakoze ibintu byinshi byenda kuruta intumwa zagendanye na Yesu. Haleluya. Ariko hari ibanga yari yaramenye ko akeneye imbaraga z'Imana, yari yaramenye ko mu ntege nkeya ari imbaraga za Kristo zuzurira, yari yaramenye ko Paulo naseruka nk'uko ari ariko Imana izasukamo imbaraga mu buzima bwe. Haleluya. Gutegeka kuvuga aya magambo suko yarimo kwamamaza intege nkeya, nuko yarimo kuvuga ngo mu ntege nke zanjye niho Imana isuka imbaraga zayo. Haleluya. Iyo serutse nka Paulo mu ntege nke zanjye nibwo Imana yigaragaza. Yesu ashimwe cyane. Kuba umunyantege nkeya mu mutima ntibivuga kubihindura indirimbo, ariko bivuga ko mu mutima wawe uzahora umenye neza ko ukeneye Imana. Haleluya. Bivuga ko mu mutima wawe uzahora uzi neza ko nusonzera Imana aribwo Imana izigaragaza mu buzima bwawe. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Reka abanyantege nkeya bahige ko ari abanyaimbaraga, reka abanyantege nkeya batere gushaka Imana kurutaho. Yesu ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo uyu munsi tuze kuzamura amajwi yacu dutakira Imana, duhamagara Imana muri uru rugendo. Haleluya. Ni Imana y'imbaraga igukeneye nk'ukuri. Irabizi neza ko turi ibumba, irabizi neza ko dukoze mu mukungugu, ariko muri uwo mukungugu yishimira gusuka mu imbaraga zayo. Muri uwo mukungugu yishimira gutoranya abagore n'abagabo bameze kimwe nawe nanjye, igakorana n'abibyi ubutwari, ariko yishimira guhamagara abagabo bazi ko mu mbaraga zabo ntacyo bashobora. Haleluya. Bazi ko mu bushobozi bwabo ntaho bagera, bikabatera guhora bahanze Imana yabo amaso. Imana ishimwe cyane. Ese wakwemera ukayitakira? Haleluya. Ese wakwemera ukayibwira ibikunaniye? Ntabwo bikojeje isoni. N'Imana yarasize icyubahiro cye ku ruhande agatahana gukira kwe. Nawe uyu munsi washyira amavi yawe hasi ugatahana gukira kwawe. Nawe uyu munsi wazamura ijwi ukirengagiza n'amajwi avugira ku ruhande, ukirengagiza ibyo abantu bavuga, ugatahana gukira kwawe. Amen. Abantu twese dukunda ibinyembaraga, dukunda kugira plani nkuko Namani yari azifite. Namani yaritegera avuga ati byose hari amazi meza, hari ubundi buryo ibintu byakorwamo mu buryo busukuye, mu buryo bumeze neza. Ishimwe cyane. Ariko inzira z'Imana zitandukanye n'izacu. Hari inkuru y'ababembe tubona mu bami ba kabiri. Bari baratawe na sosiyete, bari baranzwe n'abantu. Haleluya. Byagaragara ko nta kintu cyabavamo, byagaragara ko ibyiringiro byabo byose byarangiye, byagaragara ko batagishoboye, bitakembeye ko babana n'abantu. Haleluya. Ariko igitondo kimwe bahinduka igisubizo cya Samariya yose. Ntabwo Imana ikeneye imbaraga zawe. Uko Imana yakoresheje ababembe yagukoresha mu ntege nke zawe mugahindura ibintu. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ariko uyemerere guhaguruka nk'uko intege nke zawe zingana, uyemerere guhaguruka mu mbaraga ufite uko zingana. Ntabwo Imana iguhamagara kuko izi neza ko bishoboye, iguhamagara kuko izi neza ko wowe nayo mushobora kuzakora ibintu bihambaye. Ese wayemerera ukongera ukayibwira ngo Mana ndagukeneye? Wayemerera ukayibwira ngo Mana muri byose ndakwifuza? Wayemerera ukayibwira ngo Mana shyize ibindi bintu byose ku ruhande, ndashaka wowe n'imbaraga zawe? Haleluya. Wayemerera ukagenda nkuko uri. Imana yacu tugire neza. Amen. Aharaho yemeye kugufunga amaso nka Sawuli kugira ngo ikorane nawe ibihambaye. Aharaho yemeye kugufunga amaso no kuguhumisha gatoya ukaba utazi neza icyerekezo kibikurikiraho, kugira ngo nubyuka ubuzuke wize kuyihanga amaso. Iyo Sawuli ataza guca muri ibi bintu yari gukomeza muri za mbaraga ze, yadahura n'uyu mucyo wamuhumishije yari gukomeza nka Sawuli. Uko niko iyo dutangiye urugendo akenshi duca mu bihe bimeze nko guhumishwa, kugira ngo twige guhanga Imana yacu amaso, kugira ngo ibyari imbaraga zacu tubitereke hasi, tuvuge ngo burya ntago bihagije, kugira ngo duhaguruke tumeze nka Namani, tuvuge ngo nubwo mfite icyubahiro, nubwo nyandwana ngatsinda urugamba rw'ibihugu by'iwacu, nubwo Imana ijya inkoresha nkazana ubutsinzi bwinshi, ariko iki gihe nanjye nkeneye Imana. Tujye gusenga Imana.
Haleluya. Ni Imana y'abanyantege nkeya. Ntago biteye isoni kwitwa Imana y'abanyantege nkeya. Hahirwa bafite imitima ikeneye Imana. Yesu uyu munsi ukeneye Imana. Yesu uyu munsi urayishaka. Reka duhaguruke dusenga Imana. Yesu urayifuza. Uko umutima wawe wishaka, ikigero wishakamo nikiri bukwiyerekemo. Ikigero wifuzamo nikiri bukwiyerekemo. Imana ishimwe ku byo yadukoresheje. Dusomye amateka ya Namani, dusanga Imana yajyaga imuha gutsindisha amaboko ye mu gihugu cy'iwabo. Ariko igihe Imana yagiye kumutabara no kumukiza burundu, ntabwo yakoresheje za mbaraga ze, ntabwo yakoresheje bwa buhanga bwe bwo kumenya kurwana, yakoresheje intege nke ze no kwemera guca bugufi. Igihe Imana yatoranyije Sawuli, ntabwo yahise ihagarara ku mbaraga ze n'ubwenge bwe, nubwo nyuma yaje kubikoresha. Ariko habayeho iminsi mu buzima bwa Sawuli ko kutareba imbere, habayeho iminsi mu buzima bwa Sawuli yo kurandatwa n'abantu, habayeho iminsi mu buzima bwa Sawuli yo guca bugufi no kuhongera guhindukira wa mwami yari arimo arenganya. Reka muri iyi minsi yo kutareba imbere, reka muri iyi minsi yo kwiyumva hari intege nke ufite ahantu runaka, ikubera inyungu mu bwami bw'Imana, ikubera inyungu kugira ngo Imana isuke mu imbaraga zayo. Reka muri icyo ngicyo utumva neza uko kimeze, kikubera umwanya wo gutabaza Imana yawe. Kugira agahe kameze nka ka Yakobo, nubwo yari afite ubutunzi, nubwo yari afite abana, nubwo yari afite abagaragu n'abaje bamuzengurutse, ariko habayeho agahe ko gusigara wenyine, agakirana n'Imana wenyine, akagwa yubamye ahanze Imana amaso. Reka wongere utumbire Imana yawe, umenye ko za ntwaro nk'iza Goliyati zidakiza, ariko kwiringira Uwiteka k'umusore mutoya nk'uko Dawidi kujya kudukiza, kujya kudutabara. Guhanga Imana amaso nk'uko umusore mutoya utaramenyereye urugamba, utazi kwambara intwaro, utazi kwambara imyenda y'abasirikare, ariko guhanga Imana amaso uko kwamukije Goliyati igihanda gikomeye, nawe kwagukiza. Guhanga Imana amaso mu ntege nke zawe niho Imana isuka imbaraga zayo. Pawulo aravuga ngo mu ntege nke zanjye nzirata intege nke zanjye, kuko ari bwo Imana izasuka mu imbaraga zayo. Ni Imana y'abanyantege nkeya, kuko abanyantege nkeya bajya bayihanga amaso, bakura amaso ku mbaraga zabo, bakura amaso ku bushobozi bwabo, bakayahanga Uwiteka. Ndagira ngo dufate akanya ko gusenga, wongere uhamagara Imana. Wongere uyibwire ngo nsutse icyubahiro cyanjye gishyize ku ruhande, experience zanjye nzishyize ku ruhande, ndibiye nka Namani, nibiye mu buntu bwawe, nibiye mu kubaho kwawe, nibiye mu maraso yawe, nibiye mu buntu bwawe, kugira ngo mu ntege nke zanjye uzuze mu imbaraga zawe. Reka wongere uyitakire muri uko gukabakaba nk'ubwa Pawulo, wongere uyihamagare. Mubwira ngo nubwo ntareba inzira, nubwo ntabona icyerekezo, nubwo ntazi ko byagenda, ariko nzi kuri Imana ishobora byose, nzi kuri Imana yo kwiringirwa, nzi ko mu mbaraga zawe utabura uko ubigenza. Reka uzamure ijwi ryawe uhamagare kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Turaguhamagaye Mwami w'abami, Imana y'abanyantege nkeya, Imana y'abatagira shinge na rugero, Imana y'abadafite icyo bishingikirijeho, Imana itabara, Imana ishobora byose, Imana itagira ikiyisoba, Imana itagira ikiyinanira. Niwe duhamagara uyu mugoroba, niwe duhamagara uyu mugoroba, kuko tuzi ko ushobora byose, kuko tuzi ko nta kikunanira. Tuje kwibira mu buntu bwawe Mwami nka Namani, dusize icyubahiro cyacu ku ruhande,
dusize ibyo tumenyereye mwami, dusize ibyo tubashije, nkuko namani hari ibyo yarabashije, nkuko hari inzira yabonaga mwami zo guca mu mazi meza y'i Damasiko, niko dufite inzira nyinshi twakoresha. Ariko uyu mugoroba mwami turagutakiye, Imana y'abanyantege nkeya, turagutakiye abafite inzara n'inyota mu mitima yabo, turagutakiye abazi neza ko bakeneye Imana mu mitima yabo, turagutakiye mwami abazi neza ko batashobora atari kumwe nawe. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Uyu mugoroba twishigikirije imbaraga zawe. Uyu mugoroba turaguhamagara mwami kugira ngo mu ntege nke zacu uzuze mu imbaraga zawe. Turaguhamagara mwami, turakubwira ngo turi hano kugira ngo uzuze mu imbaraga zawe. Turakubwira ngo turaverebo, turakubwira ngo turahari. Twishingikirije ku imbaraga zawe mwami, twishingikirije ku gukora kwawe, twishingikirije ku buntu bwawe. Turaguhamagara mwami w'abami, mu buzima bw'aba bakobwa bawe, mu buzima bw'abahungu bawe, mu buzima bw'abo wahamagaye, mu buzima bw'abo wakunze. Tuje kugutakira uyu mugoroba mu bihe by'imbaraga mwami, twasubijanye ubupfafa nka Petero, ariko mu bihe mwami twamenye imbaraga zawe. Twaravuze ngo ibingibi n'umwuka wera wabitubashisha, twaravuze ngo imbaraga zawe no gusohoza kw'amasezerano kwawe niko kwatubashisha, niko kwadushoboza, niko kwatuma tugerayo, niko kwatuma dukora icyo waduhamagariye gukora cyose, niko kwatuma mwami twamamaza ibyawe bikagera hirya no hino ku isi yose, niko kwatuma mwami dukomeza kuguhamya mu gihe kimeze nk'iki ngiki. Turakwiringiye mwami w'abami, tukuzamuriye amaboko, tuguhanze amaso. Hagati mu rugendo mwami turagupfukamiye nka Yakobo, yari hagati mu rugendo, yaramaze kugendana nawe urugendo rurerure, wari waramuhaye gutunga yewe no gutunganirwa, wari waramuhaye kwaguka, ariko hagati mu rugendo mwami, urugendo rwari imbere rwari rurerure, yaragiye guhura n'ibindi. Hagati mu rugendo aragupfukamira mwami w'abami, hagati mu rugendo tukuzamuriye amaboko, hagati mu rugendo dushyize amavi yacu hasi, tukubwira ngo turagushaka. Turagushaka mu mirimo itandukanye waduhaye, turagushaka mu nshingano zitandukanye waduhaye, turagushaka mwami mu myigire yacu, turagushaka mwami mu mikorere yacu, turagushaka mwami mu mirimo dukora yawe, turagushaka mwami mu nshingano dufite, turagushaka mwami mu kubaka amago yacu, turagushaka mwami mu kurera abana bacu, turagushaka mwami mu bucuruzi bwacu, turagushaka mwami aho dukora hirya no hino, turagushaka mwami muri urugendo rwa gikristo, turagushaka mwami w'abantu. Twiringiye imbaraga zawe, dusezurutse nka Dawidi, tuvuga ngo tukwiringiye tuzabibasha ntagakiza. Hagati mu rugendo mwami rwerekera i Kanani, duserutse mwami nka Kalebu na Yosuwa, tuvuga ngo nutwishimira tuzabimanyagura nk'ibitsima, tuvuga ngo nutwishimira nta kabuza Kanani tuzayigeramo. Duserutse mwami w'abami, tukubwira ngo imbaraga zacu tuzishyize ku ruhande kugira ngo dusukire ku mbaraga zawe. Duserutse mwami tukubwira ngo turi inzabya zoroshye, ariko kandi twishingikirije ku mbaraga zawe. Duserutse tugutakira, duserutse tuguhamagara, ntidukozwe n'isoni zo kugushaka, ntidukozwe n'isoni zo kumara amasaha imbere yawe. Tuzi ko ushobora byose, tuzi ko nta kikunanira. Twiringiye imbaraga zawe, twiringiye gukora kwawe. Turaguhamagara muri uyu mugoroba, wavuze ngo amwe mu mazina yawe witwa Imana y'abanyantege nkeya. Manukira abahungu bawe n'abakobwa bawe bari hano mwami, manukira abahungu bawe n'abakobwa bawe bari hirya no hino bagushaka. Tabara ubuzima bwabo, umva gusenga kwabo, umva gutaka kwabo. Turakwemereye mwami gutera intambwe kugira ngo intambwe zikurikiraho uzidushoboze. Turahagurutse mwami nk'ababembe batari bafite ibyiringiro byo gukira, batari bafite ibyiringiro byo kongera kugaruka mu bantu, ariko mu ntege nke zabo, mu kudashobora kwabo, wasutse mu imbaraga zawe mwami. Mu matwi y'abanzi babo humvikana imirindi, humvikana imiriringabo nyinshi, humvikana amagare n'amafarashi. Uko niko nitwuzamurira amaboko, uko niko nidushyira amavi yacu hasi mu nkambi y'abanzi bacu, mu nkambi ya Satani n'abadayimoni. Hazumvikana imiriri myinshi, hazumvikana urusaku rw'ingabo z'ibihumbi n'ibihumbi, hazumvikana urusaku rw'amagare n'amafarashi. Uko niko nigutegera amaboko, uko niko nitwuzamurira amaboko, uko niko nitugutakira mwami. Hazumvikana umuriri mu nkambi y'abanzi bacu, hazumvikana mwami urusaku rwo gutabara mu nkambi y'umwanzi Satani, maze ibyari biduhagurukiye bigatatana. Uko niko mwami nitwuzamurira amaboko, uko niko mwami nidushyira amavi yacu hasi, ibyari biduteye mwami bizata
gutatana. Uwiteka Mana Nyiringabo, suka imbaraga mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Bongere bakuzamurira amaboko, bongere bashyira amavi yabo hasi. Uko niko nibazamura amaboko Mwami, urugamba rwari ruri imbere yabo ruzatsindwa. Uko niko bakuzamurira amaboko Mwami, bizamera nk'amaboko ya Mose aramiwe na Huri na Aroni, maze mu nkambi y'abanzi bacu hakabamo gutatana kwinshi. Mu migambi y'umwanzi Satani hakabamo gutatana kwinshi. Mu by'umwanzi yibwiraga hakabamo gutatana kwinshi. Reka ubwoko bwawe Mwami twongere tuguhanga amaso, twongere tukuzamurira amaboko, twongere tugutakire, twongere tuguhamagare, maze ibyari biduhagurukiye bitatanira mu nzira nyinshi, bihunga ubuzima bw'abana bawe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Mwami kukuzamurira amaboko. Ni ikimenyetso cy'abakubonye Mwami, ibanga ry'ubutsinzi bwabo. Kugupfukamira Mwami ni ikimenyetso cy'abakwiringiye n'abazi neza kutari kumwe nabo batabishobora. Kugutakira Mwami, kuguhamagara Mwami ni ibanga ry'abiringiye imbaraga zawe. Urakoze Papa, tuguhaye icyubahiro. Reka wongere umuzamurire amaboko gatoya, wongere umubwire ko mwifuza, wongere umubwire ko mushaka. Anezererwa bamuhamagara, anezererwa bamuhanga amaso, anezererwa bibuka kumushaka hagati mu rugendo, anezererwa bibuka kumuhamagara hagati mu rugendo, anezererwa bibuka kumutakira hagati mu rugendo, anezererwa bibuka kumwambaza hagati ku rugamba. Tukuzamuriye amaboko Mwami w'abami, tukubwira ko tutakwishoboza. Tukuzamuriye amaboko Mwami, tukubwira ko imbaraga zawe arizo twiringiye. Tukuzamuriye amaboko Mwami, tukubwira ko tutizeye imbaraga zacu nka Goliyati, ahubwo twizeye izina ry'Uwiteka twitirirwa. Twizeye izina ryawe Mwami, ryandi ryaduhamagaye, ryandi ryadukuye muri Uriya Bakaludaya, ryandi ryadukuye muri Egiputa, ryandi ryaturembuje rikadukuraho twivurugutaga mu byaha. Twagiye kugira ngo twiringiye izina ryawe Mwami, ryandi ryadukuye iyo aho umwanzi Satani yari yadusize. Twiringiye izina ryawe Mwami, twiringiye gukora kwawe, twiringiye imbaraga zawe Mwami w'abami, zazindi zadutoraguye aho twivurugutaga hirya no hino mu by'isi. Tugutegeye amaboko Mwami w'abami, tuguhanze amaso. Ntabwo ujya wimwa amatwi abagutakira bose. Uko wabyukije Sawuli mu mbaraga amaze kumenya ko ari we Yesu Kristo, uko wamuhagurukije mu mbaraga amaze kumenya ko mu ntege nke ze ari usuka imbaraga zawe, uko wamukoresheje iby'ubutwari ni kuri bukoresha abahungu bawe n'abakobwa bawe iby'ubutwari. Uko wakijije Namani umubiri ukarabagirana, agahita amenya kuri Imana ishobora byose, akavuga ko nta yindi Mana azapfukamira uretse wowe. Uko ni kuri bukorane natwe Mwami, ni tugutakira, ni tukuzamurira amaboko, ni tugupfukamira, ni twemera inzira zawe Mwami zisa nkaho ari ubuswa, zisa nkaho ari iz'abanyantege nkeya. Ni kuri bukorane natwe iby'ubutwari, niko turi burushaho kumenya izina ryawe n'imbaraga zawe no kwizerwa kwawe. Turakwemereye Mwami, duserutse nka Pawulo, tukubwira ngo mu ntege nke zacu niho imbaraga zawe zuzurira. Tukubwira ngo turi ibikoresho, nawe uri umukozi. Tukubwira ngo turi ibikoresho, nawe niwe imbaraga zacu. Tukubwira ngo turi ibikoresho, gukora ni ukwawe, gushobora ni ukwawe. Turakwemereye Mwami w'abami kugira ngo dukoreshe, maze ibiriri by'amafarashi, ibiriri by'amagare, imirindi ikomeye yumvikane Mwami aho duca hose. Turakwemereye Mwami w'abami, duhagurutse mu ntege nkeya nk'izaba ababembe batari bazi icyo bikurikiraho, batari bazi ko bigende. Duhagurutse mu ntege nkeya ariko twizeye neza ko imbere yacu Mwami uri bwumvikanishe ikiriri cy'ingabo nyinshi, uri bwumvikanishe amagare n'amafarashi. Tuzi neza Mwami ko imbere yacu hatari bugaragare twebwe, hari bugaragare wowe no gukora kwawe n'imbaraga zawe zitangaje. Turakwiringiye, twiringiye gukora kwawe, twiringiye imbaraga zawe.
tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ndagushimira mwami ko iyo uhamagara abahungu n'abakobwa basanzwe abantu buntu, ariko ukabahindura badasanzwe. Abiringiye izina ryawe mwami bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Reka aba bahungu bawe n'abakobwa bawe wahamagaye, imbaraga zawe zongere zibamanukire, uko bagutsakira, uko bakuzamurira amaboko, uko bashyira amavi yabo hasi baguhamagara mu nzu zabo, mu bwihisho aho abantu batareba. Reka imbaraga zawe zibuzure mwami, maze bakorane nawe iby'ubutwari, ibyo wifuza gukorana nabo mwami babashe kubikora byose hatabuzemo na kimwe, babashe gutsinda urugamba rugeze mu marembo, kuko bakwiringiye. Mpamvu turi aha ngaha, mpamvu tugushaka ku manywa na nijoro, mpamvu tuvuga izina ryawe ku manywa na nijoro, nuko twiringiye imbaraga zawe, nuko twasobanukiwe ko tutabibasha twenyine, nuko twamenye neza ko ari wowe imbaraga zacu. Tuzakomeza guhamya mwami, tuvuga ngo ibingibi bikozwe na Kristo, tuvuga ngo ibingibi bikozwe n'umwuka wawe wera. Ntabwo tuzibagirwa ngo twamamaze imbaraga zacu, ntabwo tuzibagirwa ngo twamamaze gukomera kwacu. Tuzahora tuvuga ngo mu ntege nke zacu wagaragarije mu gukomera kwawe, tuzavuga ngo mu ntege nke zacu imbaraga zawe zaratubashishije. Urakoze papa, tuguhaye icyubahiro cyose. Data, tugiye gusubira mu macumbi yacu, twaserutse nk'abanyantege nkeya, ariko twiringiye gusohoka hano hantu habuzuye imbaraga zawe. Twakiriye imbaraga zawe uyu mugoroba mwami, twakiriye gukora kwawe, twongeye kukubwira ngo amaso yacu tuzayahoza kuri wowe, nta handi tuzerekera, nta handi tuzahanga amaso. Urakoze papa, reka abana bawe bose bongere bumva ijwi ryawe, ribabwire icyo bifuzaho, ribabwire icyo bashakaho. Reka imbaraga zawe zibamanukire, zibahereze mwami kongera kuguhanga amaso, zibahereze mwami kongera kugutakira, zibahereze kongera kwemera inzira zawe uko zaba zimeze kose. Ukora uko ushaka, ukabigeza uko ushaka, ugakiza uko ushaka. Urakoze papa, icyubahiro cyose nicyo kugarukire. Turakwiringiye, tuguhanze amaso, twiringiye gukora kwawe. Hagurutsa abahungu n'abakobwa muri iki gihe mwami, kugira ngo ubongorere amabanga y'ubwami bwawe, kugira ngo ubigishe imikorere yawe n'imigenzereze yawe. Twese twaje tugusanga nk'abana batoya, twaje tugusanga twiringiye gukora ku izina ryawe, twiringiye imbaraga zawe. Nta kindi kintu twishingikirijeho, nta kindi kintu twirata. Turirata wowe, turirata imbaraga zawe, turirata gukora kwawe, kandi tuzi ko udakoze isoni. Genda nabo mwami, babwire ibyo bifuzaho, bongorera ibyawe, babwire inzira wageneye kubakirizamo, niba ari ukwibira, niba ari ugupfukama no gutsaka, niba ari ukuzamura amaboko. Buri muntu wese mwami, hari inzira wageneye kumukirizamo, hari inzira wageneye kumutabariramo. Mwongorere, mubwire mwami, reka yumve ijwi ryawe rivugira mu ndiba y'umutima we, maze umuhe n'imbaraga zo kuyumvira. Urakoze papa, icyubahiro cyose nicyo kugarukira. Twiringiye kuri butuvugishe, twiringiye kuri bukorane natwe ibyo butwari. Icyubahiro cyose ni cyawe, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, haleluya. Abagirire neza, abaganirize, abavugishe. Reka dutahane amahoro ya Kristo. Abanyeshuri turabibutsa ko ku munsi w'ejo tuzakomeza kwiga. Yesu abagirire